Yes, ngo ikaze kandi mwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose Uwiteka akomeza gukomereza amaboko. Uyu munsi rero tugiye gutangira ikiganiro cyitwa intego y'umunsi. Intego y'umunsi ni ikiganiro kizakinira no kuri YouTube channel nibyo 5 TV. Zayitambuka buri munsi. Ntuzacikwe kandi ntukagicikwe, ni ikiganiro kizadufasha mu buzima bwa buri munsi, amagambo meza y'ubwenge, amagambo yadufasha kugira aho tuva naho tugera, kugira icyo twiyungura mu buzima. Rero uyu munsi ngo wayikaze mu kiganiro intego y'umunsi kizakinira hano kuri YouTube channel yacu 5 TV. Kandi nimba ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo utazocikwa n'ibiganiro byacu. Kandi ikiganiro nkikuryohera uko like unagishishikarize bagenzi be kukireba. Uyu munsi tubafitiye iki? Uyu munsi tubafitiye intego y'umunsi. Uyu munsi avuga ngo ntukaganire ku nzozi zawe. Umwanya wamara uganira ku nzozi zawe ahubwo wawumara uzikabya. Inzozi ntago baziganiraho. Ntago ari byiza kuganira ku nzozi zawe, ahubwo kugana ku nzozi zawe wawumara uwo mwanya urimo urashaka uburyo ki uzikabya. Koresha ubuto bwawe ugifite imbaraga kugira ngo mu busaza bwawe hatazagukomerera. Iyo udakoresheje igihe cyawe ukiri muto, igihe cyo kigukoresha bucakara ushaje. Intego y'umunsi. Amazina yanjye nitwa Tom, kandi mushimira kubana natwe mu biganiro byacu. Kurikira bino biganiro bizadufasha kugira aho tuva naho tugera. Bifurije ibihe byiza bigenwa na